ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu, kuri Facebook na Twitter mudukurikira kuri @VOA radio yacu, naho waesha radio yacu voa.com ni site musanga ibiganiro byacu byose. Hano muri studio ya karindwi ku buhanga bw'ibyuma muri kumwe na Peter Handley, ku bugenzuzi bwa gahunda muri kumwe na Nadia Taha, naho je mwumva kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma. No mwanya w'ikiganiro muri Sanga. Muri Sanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Je ndi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri commune Giteranye aho bitatura. Ndi hano Kampala, Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Buri munsi saa 10 muri Sanga, umuryango urengera uburenganzira bw'umuguzi mu Rwanda ADECOR uherutse gusohora ubushakashatsi bugaragaza ko abatuye mu mijyi yo mu Rwanda, by'umwihariko mu murwa mukuru Kigali, Rubavu na Musanze, ari naho hakozwe ubushakashatsi bugarijwe n'ikibazo cyo kutagira ibiribwa bihagije. Uyu muryango wasabye leta y'u Rwanda ko yashyiraho politike inoze igenga imiturire, abantu bakabuzwa kubaka ku butaka bugenewe guturwaho, ndetse hakanarebwa uburyo abakuze n'abafite indwara zidakira bagenerwa indyo yuzuye. Wowe aho uri byifashe bite? Hakorwa iki ngo iki kibazo kibonerwe igisubizo? Umutumirwa wacu w'uyu munsi ni Bwana Ndizeye Damien, muhuzabikorwa w'umuryango ADECOR wakoze ubwo bushakashatsi. Uwo ni umuryango urengera uburenganzira bw'umuguzi mu Rwanda. Bwana Ndizeye, ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku ijwi ry'Amerika. Murakoze Geoffrey, murakoze kutwakira muri iki kiganiro. Mu kanya gato rero turinjira hagati mu kiganiro, ariko reka tubanze twumve inkuru duheruka kugeza ku banywanyi b'ijwi ry'Amerika irebana n'icyo kibazo twavugaga, ijyanye n'ubwo bushakashatsi bwari bumaze gusohoka. Twumve icyo abahagarariye amashyirahamwe y'abahinzi n'abahinzi ubwabo bavuze kuri icyo kibazo. Ubu bushakashatsi bwakorewe mu mujyi wa Kigali no mu mijyi yunganira Kigali ya Musanze ndetse na Rubavu. Umuryango wa ADECOR wabukoze wagaragaje ko muri iyi mijyi hari ikibazo gikomeye cyo kubona ibiribwa. Ndizeye Damien, umuhuzabikorwa w'uyu muryango. Mu mijyi kenshi abaturage bariyongera ariko ibiryo ntibyiyongera. Usanga n'imyubakire yiyongera hirya no hino mu mijyi, basatira ahantu hahingwa. Uretse n'abatuye umujyi n'abari abahinzi ubwabo, abenshi bari guhinga bahingira isoko, bigatuma imiryango yabo yicwa n'inzara. Mu mijyi rero naho urabona ibiciro bigenda bizamuka umunsi ku munsi. Abaguzi nabo bafite ikibazo cy'iryo hindagurika ry'ibiciro ku isoko, kandi ari byo twiyezereza imbere mu gihugu. Muri ibi bihe mu mijyi nta makiriro arimo bijyanye no kurya, kubera ko hari abaturage benshi. Inama nagira bari abantu bava mu byaro baza mu mijyi, mu byaro ariho hari amahirwe ubu ngubu. Ibyagaragajwe n'ubushakashatsi bishimangirwa n'umuryango w'abahinzi n'aborozi mu Rwanda Imbaraga. Kuri Bwana Joseph Ntakirutimana ukorera uyu muryango, yumvikanisha ko ibura ry'ibiribwa biterwa hanini no kutegera umuhinzi uko bikwiye. Umuhinzi uhinze dodo afite imiti bakoresha kugira ngo byere z'inyongeramusaruro, akeneye kumenya nihe nyongeramusaruro atera, azazitera ryari kuri izo mboga, azarindira igihe kingana iki kugira amaze gutera bwa nyuma uwo muti kugira ngo azisoroma zijyane ku isoko, bityo wa muntu uzazirya
azazirye zitarimo ya miti myinshi yatewe ngo bitangire bimwangize bimutere uburwayi bwinshi haba za kanseri n'ibindi. Umuhinzi rero akeneye amabwiriza menshi aturutse mu nzego zitandukanye. Kugeza ubu abafite amikoro make batuye mu mujyi wa Kigali bagaragaza ko ikibazo cyo kubona ibiribwa bihagije kibagoye. Turahangayitse, rubanda rugufi ruzarya gute? Icyitwa imboga twajyaga tubona imboga za 50, ariko ubu ngubu za zindi twajyaga kugura z'ijana bahambira barakubwira ngo umufungo ni 25, ariko urabona ko abantu inzara igiye kubica. Nteka rimwe ku munsi. Mu mujyi yunganira Kigali yakoreweho ubushakashatsi naho abahinzi bawo ndetse n'abaturage muri rusange bagaragaza ko batorohewe no kubona amafunguro ahagije, yewe ko n'imyaka biyezereza nayo batakibasha kuyiha. Aba ni bamwe mu bahinzi bo mu karere ka Rubavu na Musanze bavuganye n'Ijwi rya Amerika. Mbere muri Musanze ibirayi biguza y'amafaranga hejuru ya 450. Umuntu ufite nk'umuryango w'abana benshi urumva yarya ibirayi koko no gushakisha ibindi bintu yagura. Abahinzi babihinze ni bake, noneho babahinzi babihinga muri rusange ubu nibo bafite ikibazo kubera ko nabo kubijya usanga kubijya bikomeye. Kugeza ubu abakoze ubushakashatsi bagaragaza ko hari ibyihutirwa leta ikwiye gukora kugira ngo abatuye mu mijyi babashe kubona ibibahaza. Ni Bwana Ndizeye Damien, umuhuzabikorwa wa Decor. Ku bijyanye n'imirire hari icyo leta yakora nk'imirire myiza. Urabona ko leta yitaye cyane ku bana bari munsi y'imyaka 5, ariko itegeko ryagombye kureba n'abantu bari mu zabukuru badafite ubushobozi hejuru y'imyaka 50, ariho ubona bari mu mirire mibi, babandi babura amaraso. Bashyiraho itegeko rituma abantu batubaka mu nkengero z'umujyi ngo bubake bagenda hirya no hino, kuko imijyi urasanga imijyi igiye guhura. Abakoze ubushakashatsi basaba ko abahinzi bakwiye kwegerwa n'ababishinzwe bose bakabakurikirana bagasobanurirwa uko bakwiye guhinga. Madamu Beatrice Umukiza akorera ikigo cya leta gishinzwe ubugenzuzi bw'ubuziranenge, ihiganwa no kurengera abaguzi RICA. Nkarika twebwe tugenzura ko imiti iri gukoreshwa mu gihugu yemewe gukoreshwa mu gihugu. Hari urutonde rw'imiti dufite rwatangajwe rw'imiti yemerewe gukoreshwa mu gihugu. Noneho izindi nzego dukorana nazo zigisha abahinzi uko ya miti ikoreshwa. Niba wateye umuti uyu munsi bakakwigisha n'igihe uzasarurira kugira ngo uzasarure wa musaruro utagifitemo bya bisigazwa by'umuti. Niyo mpamvu kujyanamo muri gahunda burya bifasha wa muturage kugira ngo amakuru yafate kandi afatire rimwe. Umuryango urengera abaguzi mu Rwanda ugaragaza ko bibanze mu mijyi kuko usanga ariho hari abantu benshi baba bavuye mu cyaro bibwira ko mu mijyi hari amakiriro. Decor igasaba abaturage kutihutira kujya mu mijyi kuko nta kazi gahari muri iki gihe, ahubwo bakaguma iwabo mu cyaro aho bashobora kubona imirimo yo gukora nk'ishingiye ku buhinzi. Assumpta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Urakoze Assumpta Kaboye kutugezaho iyo nkuru uko byari bimeze. Iyo ni inkuru twagejeje ku banywanyi b'Ijwi rya Amerika mu minsi ishize. Bwana Ndizeye Damien, rero iyo nkuru ngira ngo wari uyikurikiye, ibaye nk'ikora incamake y'ikibazo uko kimeze, ariko dufite amahirwe ko uyu munsi uri kumwe natwe. Reka duhere rwose mu mizi twibaze tuti ese ubundi ubwo bushakashatsi mujya kubukora byatewe n'iki? Kuki mwagize inyota yo kuvuga ngo dukore ubwo bushakashatsi? Murakoze. Impamvu yatumye dukora ubwo bushakashatsi, impamvu ya mbere byaterwaga n'izamuka ry'ibiciro ku isoko. Noneho aho twabonaga ntaho iryo zamuka ry'ibiciro ku isoko rizagarukira, kuko buri munsi ibiciro byahoraga bizamuka. Noneho tunareba n'ingaruka biri gutera abaguzi ku bijyanye n'ubushobozi, akenshi ko imishahara yabo itazamutse n'ubushobozi bwabo butazamutse ku buryo byahura n'ibiciro biri ku isoko. Noneho twajya no mu nkengero z'imijyi tugasanga abahinzi nabo nubwo bahinga ariko nabo badafite ubushobozi bwo kubona ibyo kurya bihagije. Niyo mpamvu rero ku bufatanye bw'umuryango mpuzamahanga witwa Ricordo hamwe na Kirimo Trust twicaye hamwe dutekereza icyakorwa kugira ngo hakorwe ubwo bushakashatsi, ndetse tugire n'inama leta icyakorwa kugira ngo hahindure imikorere mu buryo bw'ubuhinzi ndetse n'imyubakire,
kugira ngo ahahingwa haboneke ku buryo buhagije, kugira ngo ubuhinzi bubeho mu buryo burambye kandi tubashe kubona ibyo kurya mu buryo burambye. Mu kanya turajya ku byo mwabonye muri ubwo bushakashatsi ku buryo burambuye, ariko reka duse n'abafata ku buryo bwihuse. Ntabwo turi bujye mu mikorere y'ubwo bushakashatsi mu buryo burambuye, kuko wenda n'abaduteze amatwi isi bose bashobora kuba babyumva muramutse mubivuze mu rurimi rw'abashakashatsi, ariko ndagira ngo muse n'abatunyuriramo uko ubwo bushakashatsi bwakozwe gute. Mwabazaga abantu, mwagiye aho bukorerwa, mushyirayo itsinda ry'abantu banyu, byagenze gute? Murakoze. Akenshi twagiye tubaza abahinzi baturiye imijyi, mu nkengero z'imijyi, bariya bagemura cyane mu mijyi, ndetse tubaza n'abari mu mijyi uburyo babibona, cyane cyane abahaha. Ariko noneho twibanda nyine cyane cyane ku mategeko ahari, ngo turebe ese ni ayahe mategeko akeneye impinduka kugira ngo nayo ahinduke, ajyanwe n'igihe kandi afashe ubuhinzi kugira ngo burusheho kugendana n'igihe kandi buteza imbere abaturage. Akenshi rero ibyo twibanzeho cyane ni amategeko ahari, amategeko ajyanye imirire myiza, amategeko ashyirwa mu bikorwa kugira ngo ubuhinzi butere imbere. Nibyo twibanzeho cyane. Bwana Damien rero uraza kunyemerera tujye tuguma dusa n'abanyarukira hirya no hino, kuko iki kiganiro ntabwo ari icyacu gusa, tugisangiye n'abanywanyi b'Ijwi ry'Amerika. Nari mvuze nti mu kanya turaza kujya ku byo mwabonye, ariko tubonye telefoni y'umunywanyi witwa Amizero Ivan ari ku murongo wa telefoni. Ivan, ikaze mu kiganiro muri Sanga. Murakoze. Uherereye hehe, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo? Mperereye mu Rwanda, mu ntara y'Amajyepfo, mu karere ka Nyanza. Komeza. Murakoze. Ku bijyanye n'ibiciro, ntabwo ari mu mijyi honyine, no mu byaro byagiye bizamuka ku buryo bugaragarira amaso ya buri wese. Kuko nka hano iwacu ni ubwa mbere rwose ibishyimbo bigeze ku 900. Ikiro? Ikiro ni ubwa mbere mbibonye pe. Ubwo mu ntara y'Amajyepfo ahagana heva? Mu karere ka Nyanza. I Nyanza ibishyimbo na 900. Komeza. Ubugari nibwo nakabubona bugera kuri 500. Ubwo rero nkaba mbona nk'abaturarwanda niba turi bugabanye kantite y'ibyo twakosomaga kugira ngo tuzabashe guhangana n'iryo zamuka ry'ibiciro, niba hari izindi nyunganizi zizagenda ziboneka, niba mu gihe kizaza tuzabasha guhangana bizamuka ry'ibiciro, cyane cyane ku byo twihingira. Ubundi byakunda kuba mu biturutse mu nganda, ariko ubu noneho ni mu byo dukura mu mirima pe. Igishoboka ni uko abahinzi bakongera umusaruro bakoresheje ikoranabuhanga mu guhinga, mu kuvomerera igihe habaye ikibazo cy'izuba nk'uku nguku, kugira ngo kino kibazo gise cyakemuka. naho ubundi tutagize icyo dukora umuntu ku giti cye, ubuyobozi, imiryango itegamiye kuri leta, reka byazana ibibazo bikomeye mu gihe kizaza. Murakoze. Urakoze Ivan. Turi kumwe rero n'impuguke muri ibyo bintu, araza kudufasha tubwire imyanzuro ubwo bushakashatsi bwagezeho, kuko nibwo turimo tuganiraho. Ariko ubwo icyo kibazo turaza kucyane, kuko uravuga uti niba tuzakora dute, hanyuma ariko ugatanga n'igisubizo uvuga uti cyakorwa no gukoresha ikoranabuhanga. Ubwo turaza kumubaza
iryo koranabuhanga niba nabyo babona ko hari icyo byatanga, ariko hari abandi babiri byihuse nagira ngo nakire. Eli Lucky Processor bambwiye ko yagiye, reka tujye kuri abandi. Serge, ikaze mu kiganiro muri Sanga. Yego murakoze. Muherereye he ikibazo cyanyu cyangwa igitekerezo? Kigali mu Rwanda. Iki gitekerezo njye nari mfite ku bijyanye uwo muntu nari nkurikiyeho yaravuze uburyo ngo hakoreshwa ikoranabuhanga mu kuzamura ubuhinzi. Uravuga Iva? Iyo numva atari cyo gisubizo. Wowe wumva byagenda bite? Njyewe numva ikintu cya mbere cyadufasha ni uko leta ibanza ikemera neza ko ibiciro byazamutse kandi ku rwego rwo hejuru, ikabanza ikorohereza abantu batuma abantu babona ibyo kurya, by'umwihariko nk'abantu bacuruza ku masoko aciriritse bakabakuriraho imisoro ya hato na hato, iyo bagenda babaca ku ruhande ya hato na hato, barangiza bakanorohereza inganda zikora ibintu byo kurya. Urugero, abantu bakora amafu, batunganya nk'imiceri, bageza imisaruro yabo ku isoko by'umwihariko mu mijyi, abo nabo bagashyirwaho inyoroshyo, mu gihe nyine harimo no kwitabwaho ku buhinzi kugira ngo imisaruro izamuke by'igihe kirambye, ariko byibura abantu ibiciro ku isoko bitari byagabanutseho gakeya. Ni nuko nguko nabitekerezaga. Murakoze. Urakoze cyane bwana abandi Serge, cyo ni igitekerezo cyawe, ubwo nacyo turaza kukigarukaho muri iki kiganiro, ariko urakoze, ugira umunsi mwiza. Yego murakoze cyane. Bwana Ndizeye, rero wumvise bamwe mu banywanyi b'Ijwi ry'Amerika bo bahise bihutira kujya ku muti icyo bumva cyakorwa, wenda batarebye, naho simvuga ko bataharebye ari ikibazo gituruka, ariko wenda ntabwo bahatinze cyane, baravuga bati icyo twifuza ni igisubizo kuruta kujya ku kibazo. Ariko ku rundi ruhande nkavuga nti byaba byiza kubanza kumenya uko ikibazo giteye mbere y'uko kibonerwa umuti. Ubwo rero mukoze ubwo bushakashatsi, mwabonye ibihe bibazo, mwabonye biterwa n'iki? Yakoze mu bushakashatsi bwakozwe, ikibazo cya mbere cyagaragaje ni uko mu kibazo kijyanye n'ubuhinzi harabura coordination navuga nk'umuhuzabikorwa mu buhinzi watuma abahinzi ko bita private sector, abafatanyabikorwa, minisiteri, ku buryo bose bumva ko ari ikibazo kijyanye n'ubuhinzi no kubona umusaruro uhagije wahaza abenegihugu. Icyo ni kimwe cyagaragajwe, ndetse no kugira amategeko asobanutse agaragaza uburyo gushyira mu bikorwa iryo tegeko mu buryo bworoshye kandi mu buryo bwumvikana. Ko amategeko yose arahari, amategeko akoze neza, ariko ntabwo bagaragaje buri cyiciro cyangwa buri mufatanyabikorwa icyo yakora kugira ngo iryo tegeko rishyirwe mu bikorwa. Kandi ni byiza ko iryo tegeko niba rikoze riba rikorewe abanyarwanda, niba ari iry'ubuhinzi riba rikorewe abahinzi. Ni byiza ko itegeko rimanuka hasi rikigishwa bari abahinzi kugira ngo bagire imyumvire no guhindura imyumvire mu buryo bwo guhinga ndetse no guhinga. Ubushakashatsi kandi bwarebye bijyanye no gutunganya ibiribwa no kubibika. Ese ni ubuhe buryo ko ibiryo bigenda byangirika hirya no hino? Uhinze wese, abahinzi bose bagaragaje ko barahinga ariko umusaruro ukangirika, kuva basarura kubigeza ku isoko bigenda byangirika, ndetse n'iyo bigeze mu ngo aba bakire tubona nabo barabyangiza cyane, ugasanga mu bimoteri byabo ibyo kurya biruzuye, ugasanga aho bajya kubijugunya za toni na za toni ziruzuye by'ibyo byatakaye hirya no hino. Ni ukuvuga rero ubushakashatsi bwakomeje kureba hirya no hino, ese ni izihe mpamvu twakwihaza mu biribwa hatagize n'igitakara, ndetse ni ikihe cyakorwa kugira ngo n'iyo ndyo ibonetse ibe yujuje ibisabwa bishobora gutunga umubiri, bishobora gutunga umuntu atari ukurya gusa, ahubwo harimo n'intungamubiri.
ibyo byose rero byagaragaye muri ubwo bushakashatsi ko hakeneye abafatanyabikorwa kugira ngo ibyo bintu bigerweho. Hakeneye amategeko n'amabwiriza ahamye kandi asobanutse, nubwo ahari akozwe neza ariko uburyo bwo kuyashyira mu bikorwa nabwo ni ikindi, kuko usanga benshi bakibonamo ari itegeko riba rita ibigenero usanga wenda nka inzego z'ibanze, abahinduramyumvire, ese bo bakora iki, ugasanga bakibonamo mu itegeko icyo bakora kugira ngo hagire igikorwa. Noneho n'itegeko ukabona nta muntu specific cyangwa twakwita coordinating ibyo bikorwa by'ubuhinzi kugira ngo arebe umusaruro uboneka gute, ibyo bibazo birimo ni ibihe ngo bigaragare. Ubundi hagombye kuba coordinating ibyo bikorwa ndetse akabigaragaza ku nzego zo hejuru ibibazo birimo, hakabaho monitoring na evaluation buri gihembwe, noneho bareba uko umusaruro uhagaze. Uburyo n'abashakashatsi bahora bibaza iki gihembwe byagenze gute, improvement mu gihembwe gitaha hakorwa iki kugira ngo noneho turusheho tubone umusaruro uhagije. Muri make iyo turebye nk'ibiryo bifite intungamubiri nyinshi, imboga zera imbere mu gihugu, urasanga bariya abahinzi b'imboga wenda nabo twabibanzeho cyane, usanga bo bafite ibibazo birenze kuko imboga zirera ni nyinshi ariko babura isoko, ugasanga birangirika mu murima, ndetse n'iyo byagera ku isoko ukabasanga barahembwa cyane kandi barasohoye amafaranga menshi. Ntibafite n'ububiko ku buryo murazi ko imboga zangirika vuba, ziba zikeneye ububiko bushobora gutuma ziramba igihe kirekire. Nta bubiko buhari rero naho zicururizwa zihita zangirika ku buryo abaguzi badashobora kugura ibyamaze kwangirika. Aho rero hari igihombo ku muhinzi, hakaba igihombo ku wikorera ajyana ku isoko, hakaba n'igihombo kugicuruza uri udandaza mu isoko kuko nawe bimwangirikiraho agahomba. Niyo mpamvu rero ubushakashatsi bwasabye ko bumaze kubona izo ngaruka zose busaba ko haba ububiko bunoze kugira ngo ibyo kurya bitaguma kwangirika. Niyo mpamvu rero bwanasabye ko hakubakwa n'inganda zitunganya ibyo kurya zikiyongera kugira ngo uriya musaruro udaguma kwangirika, ndetse abahinzi nabo bagafatwa, nubwo leta yabatekerejeho ikaba ibaha hari gahunda ya nkunganire, ariko iyo nkunganire ntabwo igera kuri bose. Ni ngombwa rero ko haba nkunganire ku bahinzi bose kandi bagahinga neza kandi bagafatwa n'ubuhinzi buri bw'iterambere ku buryo ibihe byose bagira umusaruro, bakabona iyo nkunganire yo kubona ibikoresho bijyanye n'igihe kugira ngo buhire buri gihe babone ibyo kurya isoko bijyanye ibyo turaza kugaruka mu kanya wenda ku byo mwasabye ku buryo burambuye, ariko nkemerera nanone dusubire ku mirongo ya telefone twakire bwana Nyirimana Xavier, ikaze mu kiganiro muri Sanga. Yego, murakoze cyane. Uherereye he, hanyuma ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo? Ndi mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Huye. Yego. Hanyuma ukuntu mbibona mu Rwanda hano mu karere ka Huye rwose nuko bari bavuze ngo hari uturere ngo nka Musanze, Rubavu na Kigali ngo inzara ikomeye cyane, ibintu bihenze cyane. Huyeho mbona bikabije, ibintu birakabije, byarikubye, hariho n'ibintu byagiye byikuba nka gatatu. Ahubwo icyo twasaba nk'abo bantu bashinzwe abaguzi, nta kuntu badusabira leta ikaba yajya ivanaho nk'imisoro ku bintu by'ibiribwa bicuruzwa bituruka hanze y'u Rwanda, ku buryo imisoro bayigoma na kuri iyo esase cyangwa ibikomoka kuri peteroli byazamutse bakuraho imisoro. Batugabanyije rwose, wenda hari ikintu cyahinduka. Murakoze. Urakoze Xavier. Mu kanya turaza kubaza Ndizeye, bwana Ndizeye Damien, niba mu byo basabye n'icyo ngicyo kirimo, ariko
reka tubanze twambuke tujye ku wundi munywanyi w'ijwi ry'Amerika aho bantegeye Innocent. Ikaze mu kiganiro muri Isanga, uherereye he, hanyuma ikibazo cyangwa igitekerezo? Yego, mperereye mu karere ka Rubavu, hanyuma igitekerezo ntanga n'ubundi turifuza cyangwa se turasaba ko leta yacu, leta y'u Rwanda yagira icyo idufasha ku biciro, ku guhinduka kw'ibiciro biri ku isoko, na cyane cyane ku biribwa bakadushyiriramo nkunganire cyangwa se wenda bakagabanya imisoro. Leta yacu turayizeye, isanzwe ifasha umuturage cyangwa se isanzwe igenera umuturage ibintu byinshi mu nyungu mu buzima busanzwe bw'iterambere no mu mibereho isanzwe. Ubwo rero twe twasaba rwose, ibintu birakomeye, ubuzima buragoye, kandi hanze aha ngaha n'akazi naho umuntu yaba akora kugira ngo ubone uburyo ujya ku isoko bijyanye n'amafaranga umuntu aba afite abashe kwihaza, biragoye cyane rwose. Tugasaba leta rero ko wenda yagira icyo ikora ikagabanya imisoro ku bacuruzi, cyane cyane bacuruza ibyo kurya, cyangwa se byaba na ngombwa ikayikuraho muri ibi bihe bigoye turimo, mu buryo bwo gufasha umuturage kugira ngo abashe kubona ibimubesha. Murakoze. Urakoze Innocent. Abundi ariko wowe ukora iki niba wakwemera kugisangira na radiyo y'ijwi ry'Amerika kudusangiriza amakuru? Niyo nkora ubucuruzi buciriritse, mfite depo y'ibirayi, niko kazi nkora ka buri munsi. Ni ukuvuga rero ko nawe muri abo bacuruza ibiryo, muri abo bagena izamuka ry'ibiciro urimo? Yego, nanjye ndimo, ariko mu by'ukuri iyo urebye ubona mu by'ukuri umuturage aragowe cyane muri ibi bihe, kuko ikiro cy'ibirayi turakigurisha 400. 400 rero, kugira ngo niba umukozi ukora akazi k'ubuhinzi, ndavuga abaturage bo hasi, ari gukorera 1000, gukorera ibiro 2 by'ibirayi, tubiye nko ku muntu ufite umuryango w'abantu 5, urumva mu by'ukuri ntago byoroshye. Nese mwagiye mugabanya Innocent ko rimwe n'ubundi muzamura ibyo biciro mukadohora abanyarwanda bakarya ibirayi? Murakoze cyane. Natwe ntabwo biba byoroshye, urareba aho biva, urajya ku isoko nawe mu kurangura ugasanga urahenzwe, ugasanga n'amafaranga 30 ungukaho, kandi 30 ungukaho haravamo y'inyungu, haravamo agutunga, haravamo n'andi agufasha mu buzima bwa buri munsi, gukodesha inzu n'ibindi n'imisoro, ugasanga rero ntabwo byoroshye. Bityo tukaba twasaba leta ko bikunze si twe gusa n'abandi ko yagenda yoroshya uburyo bw'ibicuruzwa, na cyane cyane yibanda ku byo kurya, nuko nyine twese hamwe bikabasha kutworohera. Urakoze Innocent, ugira umunsi mwiza. Murakoze cyane radiyo y'ijwi ry'Amerika. Bwana Ndizeye Damien, rero urabyumvise abo banywanyi b'ijwi ry'Amerika ko bavuze bwa mbere Nyirimana Xavier atari ko se ADECOR nta kuntu yatuvuganira ikadusabira leta igakuraho imisoro burundu ku bahinzi, ku buryo bazajya bacuruza ntacyo bagomba kwishyura. Hanyuma Innocent nawe agaruka nanone ku kibazo cy'imisoro, kandi ariko we anacuruza ibiribwa, ati natwe nta kundi dufite tubigenza. Ibyo hari icyo wabivugaho? Hari icyo nabivugaho, cyane cyane k'icyo kijyanye no kuvanaho imisoro. N'ubundi leta y'u Rwanda yabitekereje, kuko nk'uko nabivuze yashyizeho nkunganire, kandi nkunganire yatekereje usanga abahinzi bagomba kunganirwa kugira ngo babashe kwiteza imbere kandi babashe kongera umusaruro. Niyo mpamvu rero yashyizeho kunganire cyane cyane ku bijyanye n'amafumbire, ibafasha kugira ngo babone amafumbire ku buryo buboroheye. Ikindi navuga ni uko ubundi imisoro ntabwo ari ikibazo ngiye kuvugaho cyane, kuko n'ubundi leta ibitekerezaho kandi ikabikoraho ku buryo burambye. Ariko umurongo wawe wa telefone uragenda ubura, sinzi niba hari ahantu uri cyangwa ari uburyo ufashe telefone, wenda wagerageza kuyegera kugira ngo tubashe kukumva, kuko turagenda tukubura. Ku bijyanye n'imisoro, leta hari icyo yabikozeho, iha abaturage, abahinzi nkunganire kugira ngo
batera imbere ndetse babashe kuzamura umusaruro uboneka ari mwinshi. Njyanye rero no kwizamuka rikabije ry'ibiciro ku isoko, icyo ni kimwe, ariko ntitwavuga ko 100%. Icyo twagishingiraho dukurikije wenda iriya ntambara yo muri Ukraine cyangwa na COVID-19 nk'uko benshi babivuga, ahubwo na structure, icyo twavuga, icyo navuze kijyanye na coordination y'ubuhinzi imbere mu gihugu idakorwa neza, kuko hari n'igihe usanga akarere kamwe kejeje ibyo kuri ibiribwa byinshi cyane, ugasanga n'imbere mu gihugu tudashobora gusangira ibyo twejeje imbere mu gihugu. Ibyo rero ntabwo twavuga ngo ibiryo mu karere runaka byabuze kandi byabuze isoko. Aho rero naho hakeneye ko leta yagira icyo ikora. Niba isanze habonetse ibirayi byinshi Huye bikaba bitariyo, ni gute byagera Huye igiciro ari cya kintu? Ni ukuvuga leta ikeneye kuba yagira icyo ikora, ahubwo kugira ngo wa musaruro dufite imbere mu gihugu nubwo ari muke ariko ugere ku banyarwanda bose. Iki rero ndebye no kwizamuka ry'ibiciro rikabije nk'uko Sabio na Innocent babivuze, leta igomba guhaguruka ikareberera nk'umubyeyi, ikareberera abaturage, kuko izamuka ry'ibiciro rikabije kandi ntaho bavana, umushahara utazamuka, bishobora gutuma ubuzima bw'abatuye igihugu butamera neza. Natanga urugero nk'igihugu cya Cote d'Ivoire cyashyirijeho brigade polisi yo gukora inspection ku bacuruzi kugira ngo wazamuye igiciro ku buryo budafite impamvu abihanirwa. Niyo mpamvu rero nubwo dufite ikigo kiziganya no kurengera umuguzi, nacyo cyatangiye ibikorwa byo gukora inspection cyangwa igenzura ry'ibiciro ku isoko, ndetse bareba n'abashyiraho ibiciro ku bicuruzwa. Nabo bagombye kugenzura abo bacuruzi bashyiraho ibiciro bikabije cyane, kugira ngo ibiciro bibashe kuba ku rugero rukwiriye abanyarwanda, ndetse ntibigumize kuzamuka uko birakabije cyane. Muri make ku gisubizo rero cy'umusoro, umusoro hari umusoro ugora abacuruzi, kuko amazu arahenze, nayo aho bacururiza harahenze. Iyo nzu iba yishyurwa, ugasanga iyo nzu ikorerwa n'abantu bakikorerwamo, rwiyemezamirimo agakodesha umuntu agakodesha undi, ugasanga ni abantu batatu bakodesha inzu imwe. Ibyo rero nabyo bigatuma igiciro kizamuka. Noneho hakaba n'ikibazo nk'uko nabivuze cy'ububiko, kuba badafite ububiko bunogeye icyo gicuruzwa bitageneye ibiribwa, ugasanga nabyo byangirika. Uko byangirika rero umucuruzi ntaba ashaka guhomba, ahubwo muri bya bike yacuruje aba ashaka kunguka menshi, kugira ngo cya gihombo ataguma mu gihombo, ahubwo yirinde bya bihombo byatewe n'ububiko butanoze afite. Ibyo byose birarebwa, ariko igitekerezo cya Sabio ndacyumva, ubuvugizi ni ngombwa. Ahari ngombwa hagombye kuvanwaho imisoro koko, kugira ngo ibiciro bitaguma kuzamuka. Aho rero ni ubuvugizi, kandi ubuvugizi turabukora, kandi ubuvugizi buhoraho. Nacyo twacyumvishe, tuzareba icyo twavuga ku bijyanye n'ibiribwa, umwihariko ibiribwa. Mu kanya turagaruka kuri icyo, ariko reka tubanze twakire Bwana Niyibizi Marius, ikaze mu kiganiro muri Isanga. Marius, uranyumva? Yego, ndabumva. Aho utuye cyangwa se aho uri, ni ikibazo cyangwa igitekerezo? Ndi Kigali. Ugabanya na radiyo ariko. Yego, turakumva. Gabanya radiyo. Nayigabanije. Okay, komeza. Ikibazo namba nabaza, nk'abantu bakuriye cyangwa bashinzwe uburenganzira bw'umuguzi, barabona ko ubushobozi bw'umuguzi bwagiye hasi bitewe n'uko ibiciro byagiye bizamuka.
ese ni igiki bagiye gukora kugira ngo byibuza ntabwo ikibazo kiri mu ntuza mu mijyi gusa no mu byaro biriyo, kuko uba usanga tuvuga n'ababyeyi bacu usanga barira, noneho cyane cyane mu ntara y'Iburasirazuba imvura yanze kugwa, abahinze byarumye, noneho uri kumva ko byahise bihuhuka, n'ibyo bari bateze kweza ntabwo byabashije kubona ubuzima bwo kugira ngo byere. Ese noneho ba bantu uri kumva ko arajya ku isoko amafaranga afite ntabashe kugira icyo amugurira. Nk'umuntu uhingira amafaranga 800 ntabwo yabasha kugira icyo agura ku isoko, kubera ko n'akawunga yaguraga mbere gasigaye kagura 1,500. ese nk'umuntu ushinzwe abaguzi cyangwa uburenganzira bw'abaguzi barafasha iki abaturarwanda kugira ngo byibuza hajya akantu kagabanuka, n'iyo katagabanukaho cyane kuko nabo urumva ni ikibazo kiri ku isi muri rusange, ariko byibuza byere gukomeza kuzamuka, byibuza bimanuka gatoya. Murakoze. Urakoze bwana Marius Niyibizi. Reka tureke bwana Ndizeye Damien agusubize, yakumvaga. Murakoze. Urakoze Marius ku gitekerezo cyiza utanze. Nibyo ubushobozi bw'umuguzi muri rusange mu Rwanda buri hasi ugereranyije n'ibiciro ku isoko. Niyo mpamvu nk'uko twatangiye tubivuga, inzego zibishinzwe zigomba kureba icyo zikora kugira ngo ibiciro bidakomeza kuzamuka, kuko n'ubundi nk'uko wabivuze ubushobozi bw'umuguzi ntibubasha kuba bwakwigondera ibiciro biri ku isoko. Icyo navuze rero ni uko ubuvugizi burahari ndetse na leta irabyumva, kandi leta niwe mubyeyi igomba gukora ku bushobozi ifite uburyo yafasha kugira ngo ifashe abanyarwanda muri rusange babashe kugira imibereho myiza bihaza mu biribwa. Muri make rero ububasha aho tugera tuzakora ubuvugizi kugira ngo ibiciro bibashe kugabanyuka aho bishoboka, ariko hari n'aho bidashoboka bitewe n'ibituruka hanze biza bihenze. Urumva leta ntacyo yabikoraho ku bituruka hanze. Ibyo twavuga wenda ni ibyo twihingira imbere mu gihugu, aho ho twakora ubuvugizi kugira ngo ibiciro bisubirwemo. Murakoze. Murakoze. Ngira ngo Marius Niyibizi yumvise igisubizo cy'ikibazo yarabashije. Reka twihuta noneho tujye kuri Kwizera Lucky Ahmad. Ikaza mu kiganiro muri Isanga. Muraho Geoffrey Mutagoma. Ramba muvandi. Ntuza na Damien. Arakumva. Yewe uko mbona ikibazo kizamuka ry'ibiciro, izamuka ry'ibiciro ndihera kuba urabona mu Rwanda, cyane cyane mu Rwanda dusigaye twibanda guhinga ku ibihingwa ngandurabukungu cyane. Ugasanga duhinga ikawa, icyayi, ndetse ugasanga hari ubutaka bwinshi bweraga muri iki gihe bukaba buhinzeho icyayi ndetse n'ikawa, kandi ikawa ikaba izera mu myaka nk'itatu iri imbere. Ugasanga ahantu bahingaga nk'imbuto nk'imboga cyangwa se amashu ntabwo bakiyahinga, bahinze iki? Bahinze icyayi. Ugasanga rero umusaruro w'imboga cyangwa se ibiribwa rusange byarabuze. Urebye ndi mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo mu murenge wa Buyoga, urebye hari igishanga cyabaga ahantu bita mu Muyanza, bahingagamo amashu, intoryi, imboga ndetse n'ibindi. Bari bamaze iminsi barahinze urusenda. Ugasanga rero habuze production y'izo mbuto, bikaba bituma na ya migi izabura za mbuto, kuko n'ubundi za mbuto zaturukaga mu bice by'ibyaro zijya hehe? Mu migi. None mu migi rero, mu byaro naho zabuze, kubera ko twibanze ku guhinga bya bihingwa ngengabukungu. Usanga ari nabyo bitera ikibazo cy'izamuka ry'ibiciro. Bagakwiye kwita ku guhinga ibihingwa ngengabukungu, bagahinga n'ibyo bihingwa ingengarugo cyangwa se ibyo bihingwa biribwa, kuko iyo twibanze mu guhinga ibihingwa ngengabukungu tukirengagiza bya bindi dushobora gukoresha mu kurya, usanga twagize ikibazo cyo kubura production y'ibiribwa imbere mu gihugu.
naho icyo kintu bakomeje kwitaho cy'imisoro usanga imisoro atari yo kibazo cyane, bisa nk'aho production yo mu gihugu yagabanutse bitewe n'uko ubutaka bwinshi bweraga bumwe na bumwe bwagiye buhingwaho amashyamba ubundi bugahingwaho ibyo bihingwa ngengabukungu, bigatuma rero ya production y'umusaruro w'imbere mu gihugu w'ibiribwa ukomeza kuba inkene. naho ngaho ngewe ikibazo nkibona, reka umutumirwa aze kunyishyuraho twumve. Noneho rero uba ugumye aho ngaho ku murongo, reka dusabe na niyongera yihangane mu kanya turamuha ijambo, ariko tubanze twumve icyo bwana Ndizeye Damien avuga kuri icyo kibazo. Bwana Ndizeye, koko muri ubwo bushakashatsi mwasanze ingandurarugo igenda itsikamirwa cyane na ngengabukungu? Nibyo, nk'uko nabivuze ubushize, iyo urebye ibihingwa ngengabukungu byariyongeye cyane kandi byafashe umwanya munini. Urebye na porogaramu zihari ni za leta n'izo bashyizemo imbaraga, nko gufata akarere bakakagenera igihingwa kimwe, akandi karere igihingwa kimwe. N'icyo gihe rero bituma bya bihingwa ngandurarugo bitabasha kubona umwanya kugira ngo bibone umwanya uhagije, kuko nibyo nyine ibihingwa abanyarwanda biyumvagamo bakabihinga ku bwinshi, bigatuma bava mu mirire mibi, bigatuma babona ibyo kurya bihagije. Ariko n'iyo gahunda nayo si mbi, kuko ubundi gahunda iyo porogaramu uburyo yari yubatse n'uburyo yubatse kugeza isaha ni porogaramu nziza, kuko yateganyaga ko uhinze ibyo bihinga ngengabukungu ahingira isoko, byatumaga ahinga byinshi, bagahingira hamwe ari benshi, ndetse bagasagurira isoko, bagahinga amafaranga avuyemo akaba ashobora gutunga urugo, ndetse bya bindi bari bakeneye ibindi bakabigura ku isoko. Ariko icyagaragaye ni uko abanyarwanda benshi byabateje inzara, kubera ko hari ufite akarima gato akagahuza n'undi ukavamo umurima munini bagahinga igihingwa kimwe, wasangaga icyo gihingwa kimwe gishobora kwera kabiri mu mwaka cyangwa rimwe mu mwaka. Urumva cyeze rimwe mu mwaka rero rwa rugo ruhura n'inzara ikomeye, kuko nta kindi gihingwa aba yashyizemo. Ubundi hari igihe bahingaga ibigori, bagashyiramo ibishyimbo, bagashyiramo ibijumba, ugasanga mu murima umwe harimo ibihingwa byinshi byahingiwe rimwe. Noneho mu gihe agitegereje ko cya kigori cyera, akaba yarasaruye ibishyimbo, nyuma akazasarura n'ibyo bijumba. Ariko ubu yahinze ikigori ni ikigori gusa. Ariyo mpamvu rero iki gitekerezo cya Lucky ari igitekerezo cyiza, na leta yagombye gutekereza uburyo igihingwa ngengabukungu gishobora guhingwa, ariko na biriya bihingwa ngandurarugo bikunganirana ku buryo byose biboneka hamwe, ndetse bakabihinga nk'uko bisanzwe mu murima umwe. Noneho abaturage bakajya mu mezi abiri akaba yejeje ibyo kurya, mu mezi atatu bya bijumba bikaba byeze, mu mezi ane cya kigori kikaba cyeze, ariko urugo rufite ibyo kurya bihagije. Icyo rero ni igitekerezo cyiza mu by'ukuri. Nk'uko yabivuze, hakenewe nyine ko leta ibirebaho, ikareba ko abo baturage bakomeza guhinga ibihingwa bitandukanye mu murima umwe, aho guhinga kimwe bitegereza amezi menshi kandi bitazahungabana. Urakoze nawe. Ndizera ko bwana Kwizera Lucky Ahmad yumvise icyo gisubizo umuhaye n'icyo utekereza ku gitekerezo yari yatanze. Reka noneho twambuke tujye kwa Bruce Pascal Niyongira. Ikaza mu kiganiro muri saa. Murakoze cyane. Ndabumvira hano i Kigali. Ngewe igitekerezo cyanjye wese kiribanda no ku bindi abandi babuze, ariko hari ibintu ugenda ureba nanone ugasanga ntabwo bikwiye kuba byabaho. Nawe urabona bavuga ko u Rwanda ari urw'imisozi igihumbi. U Rwanda rufite imisozi myinshi, kandi imisozi myinshi uba usanga koko leta ivuga ati duhingeho icyayi, nicyo gifata ubwo butaka bw'iyo misozi. Mbese wareba ku rundi ruhande ugasanga se u Rwanda nibavuga ati icyo cyayi kigiye muri iyo misozi,
kandi u rwanda rw'imisozi igihumbi ba baturage bayihingagaho bizagenda bite, sebe zifata bite? Kubundi hasanzwe hariho na gahunda yo gushyiraho amaterasi, aho bati mushyiraho amaterasi afate ubwo butaka, muhinga ibishyimbo, muhinga imyumbati, muhinga ibigori, muhinga ibindi bisanzwe, ugasanga ushyiramo icyayi. Ko icyayi kirya umuntu, ikintu umuntu wariye, ntabwo icyayi wakinywa utariye, kandi icyayi ntabwo cyagutunga umunsi wose. Urusenda narwo, urwo rusenda wavuze, urwo rusenda narwo usanga urusenda rurya umuntu ufite icyo ari kurushyiraho, ntabwo urusenda warurya rwonyine. Rero nkajya ku rundi ruhande nkareba nkasanga koko ibiribwa mu Rwanda byarahenze cyane ku rwego rwo hejuru, rutari rwarigeze runabaho mu myaka u Rwanda rwabayeho. Iyo urebye usanga ku rundi ruhande twaritwazaga intambara ya Ukraine, twitwaza covid, ariko iyo urebye covid yacishije makeya, avuga ati wese nibi covid nirangira bizagabanuka, ariko ahubwo kugabanuka usanga ahubwo byariyongere kurusha no muri covid. Urebye rero nasabaga leta yacu ko yagira icyo ikora rwose, abaturage barashonje. Umuturage arajya guhaha ibirayi ugasanga avuga ati ibirayi byageze ku ifaranga 650, umuturage avuga ati ndagabanya iby'abana banjye baryaga nyine basi barye duke, ariko nta kundi nabigenza kuko nanjye nta mafaranga afite. None wareba ku rundi ruhande ugasanga mu bakoresha abakozi nta kintu wongera umukozi kugira ngo nawo arebe ko yahangana na bya biciro byo ku isoko, ugasanga amafaranga ni makeya, umuntu akora amafaranga makeya cyane atagira ikintu amufashe na gitoya ku biciro biri ku isoko. Ugasanga ibyo byose biragoranye ku muturage w'u Rwanda. Twasaga leta natwe igira ifasha, kuko isanga ifasha abaturage, turabizi ahantu hose bihari. Rero nigira icyo ikora rwose, turatakambye. Murakoze. Urakoze Bruce Pascal Niyongira. Reka tunyarukira none twihuta twakire Dushimyimana Richard, ikaze mu kiganiro muri Isanga. Murakoze kumpa ijambo. Halo. Yego, uratubwira aho uherereye hanyuma ukomeze ubaze cyangwa utange igitekerezo cyawe. Jema sanzwe mherereye mu gihugu cya Kenya, Nairobi, ariko nkaba sanzwe mvuka mu gihugu cy'Uburundi. Hano mboye ikibazo nagira hanze cyangwa ari icyo gitekerezo nakirabisha buriya ku gihugu cy'Uburundi sanzwe mvukamo. Buriya kugira abenegihugu kenshi mu bihugu dutuye mu byabo bandi badashoboye baboroha imfungwa zikwiye, kuriya bita kanini kuri leta gusamara kwa leta. Akarorero ushobora gusanga nk'umwenegihugu iyo fatiye nk'ibintu areka mu gihugu cyacu, urashobora gusanga umwenegihugu akora akazi, ukaza usanga nta kazi ariko akora, amahera yamuha no kuba yagiye guhaha, uca usanga ya mahera yamuha adashobora kugura nk'ikiro, dufate nk'ikiro cy'umuceri. Rero buriya ku munsi iyo yakoze nk'akazi ukaba utohereza amahera yoshobora kugura icyo kurya uwo munsi, rero usigaje uca usanga buriya igihugu cyane kirimo uca usanga rero hariho ababurana amikoro yo gufumba. Akarorero nko muri iki gihugu ntuyemo, umuperezida aherera kujya ko afatiye ku kundi ibintu byaba byaduhuza bivanye n'icyo kiza cya covid, n'iyo ntambara bavuga iri muri Ukraine. Perezida yavuga ati guhera ubuya buri mukoresha n'umukozi turabasabye bongezwe icyo bita 15%. ni ukuvuga ku mukozi nimba wahora uhembwa 500 wacu uhembwa 400. ni ukuvuga rero kubera ibiribwa byaraduze no muri iki gihugu, amahera bitanye n'amahera yakorera ku munsi niwe ashobora kugura nk'ikiro amusigati nawe wosoma nk'ejo. ariko ubu yareko yacyafata iyo ngingo
buriya uragenda ugasuma mbere ugasigaza nawe wosuma ayo wakoreye uwo munsi ugasanga uri kusuma nk'indwi yose rero mu ncamake iyo nakebura leta n'ibi bihugu byose bya East Africa yuko bogira ku ngendo nk'iyi ngendo y'umuperezida wa Kenya. Urakoze Dushimyimana Richard, nizere ko abakuru bo muri ibyo bihugu baguteza amatwi bashobora gutekereza kuri icyo gitekerezo cyawe. Mu kanya turaza kugaruka kwa Damian anagenda agana ku mwanzuro, ariko reka tubanze twakire Joy. Ikaza mu kiganiro muri Sanga. Hello. Yego. Murakoze cyane. Nitwa Joel ndi mu Rwanda. Nifuje gutanga igitekerezo cyanjye kuri iki kibazo cy'izamuka rikabije ry'ibiciro. Hello? Turakumva, ariko uri ahantu hari agasaku rero wigiye hirya gato byaryo. Ndi kugerageza kugera ahantu hatari urusaku rwinshi. Icyo navugaga kuri izamuka ry'ibiciro, ni leta ikwiye gufata ingamba zatuma abaturage boroherwa. Urugero mu Rwanda bashyizeho nkunganire kuri esanse, ugasanga ntibizamuka cyane nk'ahandi, ariko bakwiye no kuyishyira ku biribwa, kuko nibyo ubona nyine bifasha abaturage. Esanse na benshi bafite ayo modoka bashyiramo, ariko nta muntu uraratariye. Rero numva igisubizo cyava mu intervention ya leta ikunganira abaturage, ikavanaho imisoro y'ibiribwa mu gihe ibintu bikimeze bitya. Naho nibidakorwa ni ikibazo gikomeye cyane, turatangira guhura n'ibibazo by'abantu baricwa n'inzara, kuko birakabije. Ni ikintu numvaga navugaho. Urakoze bwana Jo. Irindi harya watubwiye ko witwa nde? Nitwa John Igena. Urakoze bwana ni John Igena aho ngaho mu Rwanda. Ugira umunsi mwiza. Urakoze. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Umutumirwa wacu ni bwana Damien Ndizeye, umuhuzabikorwa w'umuryango ADECOR urengera uburenganzira bw'umuguzi mu Rwanda. Turaganira ku bijyanye n'ubushakashatsi uwo muryango uheruka gushyira ahagaragara ujyanye n'ibura cyangwa se n'ubuke bw'ibiribwa ugereranije n'ababikenera, ndetse rizamuka ry'ibiciro by'umwihariko mu mijyi. Ariko turimo turumva ko no mu byaro bigenda bizamuka. Bwana Ndizeye, tuzi ko leta y'u Rwanda hari igihe usanga ndetse banabitangaza bavuga bati ikiro cy'ibirayi ntikigomba kurenza aya, ikiro cy'ibishyimbo ntikigomba kurenza aya. Aho mbyibukira, sinzi niba bikibaho ibyo bintu ubu ngubu ntacyo birimo gufasha abaguzi. Murakoze Geoffrey. Mu by'ukuri iyo gahunda yabayeho mu gihe cya COVID-19, niho Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda yashyizeho ibiciro ku biribwa ngandurarugo ndetse n'ibindi biribwa biva hanze, bagena igiciro gikwiye, kuko abacuruzi wasangaga bishyiraho ibiciro uko bishakiye, ndetse bigatuma igihe cyaguma mu rugo abantu batabona ibyo kurya ku buryo buhagije. Ariko muri iki gihe rero nta bikorwa, ntabwo byongeye gukorwa, nta nubwo Minisiteri yongeye kongera gusaba ko abacuruzi bashyiraho ibiciro cyangwa ngo igene ibiciro ubwayo. Ubu ikiri gukorwa ahubwo ni uko Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda n'ikigo gishamikiyeho cyitwa RICA ubu ngubu bari mu isuzuma mu turere twose, bareba ko abacuruzi bashyiraho ibiciro, ariko ntibagena, Minisiteri ntigena igiciro, ahubwo ireba niba bashyiraho ibiciro ku bicuruzwa, kuko ni ikigo gishinzwe ihiganwa no kurengera abaguzi. Ugomba kureba ko ihiganwa rikorwa neza kugira ngo umuguzi abashe kwihitiramo, kuko ni uburenganzira bwe kwihitiramo. Iyo asanze hamwe igiciro kiri hejuru akabona ahandi igiciro kiri hasi, abasha kwihitiramo mu buryo bworoshye. Icyo ni cyakozwe, n'ubu kiracyakomeza gukorwa, kandi twabikozeho ubuvugizi, kuko wasangaga ahantu hose abacuruzi bishyiraho ibiciro uko bashatse, bigatuma umuguzi ahendwa
uko bitakagombye kuba. Ngarutse rero ku kibazo cya Niyongira wabajije bijyanye n'ibyayi bigenda bihingwa ahantu hanini, kandi icyayi avuga ko ari icyo kunyobwa umuntu amaze kurya. Nibyo koko icyayi kinyobwa umuntu amaze kurya ni byiza, ariko namenye ko igihugu ntabwo cyatungwa cyangwa ingengo y'imari ntiyakwiyongera kidabashe kohereza ibintu hanze. Ni igihingwa rero ngengabukungu, icyayi, ikawa, ibyo nabyo birakenewe kugira ngo bihingwe imbere mu gihugu kandi byongere umusaruro ku ngengo y'imari y'igihugu. Nta gihugu rero cyabaho kidafite ibyo cyohereza mu mahanga. Ibyo ni byiza kugira ngo tugire ibyo twohereza mu mahanga, kugira ngo ya mihanda, bya bintu byose dukeneye n'ibyo turi gusaba kugira ngo leta ishyireho nkunganire, nta handi yayavana uretse kuri bya bintu biba bijya hanze tukabona amadevize. Ibyo rero ntabwo twavuga ngo nubwo igihugu cyacu ari igihugu cy'imisozi miremire, ntabwo ariko hose hahinze icyayi cyangwa hahinze ikawa. Hari ahagenewe guhinga icyayi, hari ahagenewe guhinga ikawa, kandi ibyo hari icyo bifasha leta yacu kugira ku bijyanye n'iterambere. Ibyo ni byiza, ntabwo twabyibagiza, ariko turebye n'ibyo jo tubihuje n'ibyo n'igena jo yavuze, asaba ko leta yashyiraho nkunganire ku biribwa. N'ubundi iyo ihaye abahinzi ikabafasha muri nkunganire, ntibahembwe cyane cyane ku bijyanye n'amafumbire, nabyo ibyo ni byiza. Ahubwo twagombye kuvuga tuti ese ko abahinzi bahabwa nkunganire, kuki batagabanya ibiciro? Ese kuki niba ibituruka hanze bihenze, kuki iby'imbere mu gihugu nabyo bizamura ibiciro kandi bitavuye hanze? Aho niho twagombye kureba, kandi niho twagombye gushingira dukora ubuvugizi dusaba ko ibyo twiyezereza imbere mu gihugu ibiciro byamanuka bigatandukana n'ibiva hanze, kuko ibiva hanze n'ubundi biba byavuye hanze, ntabwo twabigenera igiciro, kuko igiciro kigenwa bitewe n'aho byaturutse n'urugendo byakozwe n'igihe byamaze mu nzira. Icyo rero twumva aba bavugizi, aba badufasha rwose kuzamura ijwi, ni byiza cyane kandi badufashije gutanga ibitekerezo, turabashimiye. Icyo twumvisemo ni uko twakora ubuvugizi kugira ngo ibihingwa ngandurarugo byiyongere imbere mu gihugu kandi n'ibiciro bimanuke, leta ibidufashemo. Ubuvugizi burakorwa, n'ubu leta n'abafatanyabikorwa barabyumva, dore ko bazadufasha mu kugira ngo ibiciro dusigaranye umunota umwe gusa mu masegonda make ashoboka, asa n'urasa ku ntego, uvuga uti icyo dusaba leta ni ugukora ikintu, gukora iki. Murakoze. Icyo twumva nk'uko nabivuze, icyo twumva twasaba leta ni uko rwose ibihingwa bihingwa imbere mu gihugu habaho kwiyongera bagafasha abahinzi kugira ngo umusaruro wiyongere, kandi bagafasha abahinzi kugira ngo bahinge kijyambere, ndetse bafasha abahinzi bahinge mu buryo burambye, bigishwa guhinga mu buryo burambye kandi bongera umusaruro, kandi buhira, kubafasha kuhira. Ikintu tubona kibuze cyane, bataramenya uburyo bwo guhinga buhira, ariko mu minsi yashize leta hari abahinzi bo mu Bugesera yafashije ibaha nkunganire y'amamashini yuhira kugira ngo babashe kongera umusaruro, kandi leta yacu turayishimira cyane kuri icyo gikorwa yakoze. Twizera ko bizafasha kongera umusaruro muri iki gihe. Ikindi gisaba leta rero ni uko amategeko ahari, hari amategeko meza bakoze yumvikana, ariko kuyashyira mu bikorwa bikaba bitubera imbogamizi, kuko hari aho ubona bigoranye kuyashyira mu bikorwa, kandi bagombye kuyamanura hasi, abagenerwabikorwa akaba ari bo bayashyira mu bikorwa, bakigishwa kandi bakayumva.
atari amategeko yo kubika mu biro cyangwa ngo abikwe mu tubati, kuko ni amategeko yakorewe abanyarwanda agomba kwigishwa abanyarwanda. Bwana Ndizeye Damien, reka ngushimire cyane umwanya waduhaye, reka nshimire n'abanywanyi ba radiyo Ijwi ry'Amerika, nisegura cyane kuri Bwana Adele Prince nashoboye guha ijambo. Nshimire Peter Handle ku buhanga bw'ibyuma na Nadia Taha wamfashije muri iki kiganiro. Kuri mikoro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, naho mu kanya mu makuru yo mu Kinyarwanda n'Ikirundi.